kandi sinzi niba ari umunyarwanda urabona uwo muperezida Kagame kuva bavuga ko atagiye murangura ngo babwire impamvu atagiyeyo. none se Nduhungirehe we ko yasinye igihe yagombaga gusinya, kuki ubu ngubu ari we wirirwa ari gusobanura impamvu perezida atagiyeyo kandi batari kumwe, kubera ko we yari yaranagiye murangura ku wa gatandatu. icyo ni kimwe. ikindi cya kabiri ndavuga nka bibiri gusa. ejo bundi bahinduye perezida w'urukiko rw'ikirenga. hari amategeko uko agomba kuba. hari umuntu uraca iryera arita ishyiraho uwo muntu mu kwezi kwa karindwi habaye amatora ya perezida, ashyiraho minisitiri w'intebe. hari uwigeze aca iryera arita ishyiraho minisitiri w'intebe usigaye ukora ibintu perezida yakagombye gukora. Ngirente bari bamurokoreje kuko n'ubundi yari asanzwe ari minisitiri w'intebe, bamushyiraho bwa mbere aritira hari n'ubu ngubu wajya aho washaka kujya hose wayihasanga. imugira premier ministre, imugira premier ministre ejo bundi muri uyu mwaka iri hehe? kuki ntayihari? abandi bantu bose bagiye bashyirwa mu myanya ni Ngirente wabasinyiye mu mwanya wa perezida wa repubulika. mureba wajya gusura hose avuga ngo mu izina rya perezida wa repubulika, mu perezida wa repubulika yantumye. uwo perezida wa repubulika arihe? akora iki? ushobora guhagarariraho nkabwira n'abasirikari bari hariya ko ibyo bakora. hari abayobozi bafite bagiyeho ku buryo butemewe n'amategeko. hari abantu bagombaga gushyirwaho na perezida wa repubulika. abo bantu nta leta bafite. iyo ushyizweho shefu wa etamajoro, ugaba shefu wa etamajoro w'ingabo zirwanira ku butaka, zirwanira mu kirere, hakaza itangazo ngo kuri site ngo y'ingabo, ntabwo abo bayobozi bashyirwaho n'itangazo, bashyirwaho na za leta. ushobora gukomeza byinshi byinshi byinshi. nizeye ko abatwumva bazajya nabo kwishakira bakareba amategeko icyo avuga. iyo ufite abantu bari muri sena, ukagira abantu bari mu nteko ishinga amategeko, ukagira guverinoma iriho ku buryo budakurikije amategeko, umuntu wari usigaye w'umuyobozi ukomeye uriho ku buryo bukurikije amategeko n'uriya perezida w'urukiko rw'ikirenga bavanyeho ejo bundi. dore ubu nta muyobozi mu Rwanda ufite leta imushyiraho usibye abasinyiwe na Ngirente avuga ngo mu izina rya perezida wa repubulika. uwo perezida wa repubulika ari he? abavuga ngo perezida yarapfuye, urumva koko wavuga ko babeshya wowe ushingiye ku gihe? dore urabona uriya mukuru uzi ko amaze imyaka 2 arangije, ubu yabaye majoro. ni ukuvuga ko nyuma y'imyaka 2 urangije yagombye kuba akiri isuriye tuna. ni ukuvuga ko abo barangirije rimwe, kuko urabona yagize mu Bwongereza bamujyana mu Bugesera, hari n'abandi barangije mu Bugesera bose ari abasuriye tuna. nakubwiza ukuri ko bakiri abasuriye tuna, kuko mu myaka 2 nta rindi peti wakagombye kuba wabonye. wenda wihuse daho bihutisha abantu, tuvuge ko yaba ari liyetona doze twari ori peti riguha ububasha bwo gukora umurimo uyu n'uyu. niba wagombye kuba uri suriyetona, kukwambika ipeti rya koroneri ntabwo bikugira koroneri mu mutwe, dore ko uragombye ukaba suriyetona. ni ukuvuga ko rero aho bazamujyana hose, amapeti bazamuha yose, kubera ko igituma bavuga bati uzaguma imyaka 3 kuri iri peti, nurirangiza irikurikiyeho uzarimbaraho imyaka 3, kandi nabwo kugira ngo uribone bareba niba iryo peti wari ufite
ibyo wagomba gukora ubishoboye kuko ntibaguha irindi peti n'iryo ufite akazi kabyo utagashoboye. buri wese mbona ukuntu niyo waba uri umwana wa perezida ko mu myaka 2 waba ushoboye gukora akazi wari suriyetona akazi ko kuba ofisiye superieur ari we major. ntabwo nzi ubushize turi mu kiganiro hari watwandikiye ati ni ikigoryi cyakora akazi ashoboye no kwirirwa mu magutiya y'abagore kandi barakorana uwo nguwo wavuze nicyo bari kumuzamurira mu ntera. urumva rero ko nabyo bishobora gutera ikindi kibazo kuko mu basirikari uko ejo bundi yenda agomba kuyobora kuko ibyo ari byo byose azayobora n'abajenerali sinzi ko azagumya kugenda iruhande rw'uriya bavuga ngo ni se bazamuha akandi kazi nizeye ko yenda azagakora. ibyo ari byo byose niyo yagakora bazajya bamubwira bati sinya yenda azinye, ariko urumva bizana ikibazo mu bandi bantu bakagombye gukora akazi nk'uko bikwiye. kuko iyo bagutegekesha umuntu kuko uzarebe kugira ngo ushobore kuyobora abantu, abo bantu bagomba kuba babona ko ibyo ubabwira ubishoboye. kera mu gisirikare nyine tukiri bato iyo uri ku ipeti rya liyetona kapiteni kugira ngo ushobore kujyana abasirikari niba ubajyanye muri marishe, niba ubajyanye muri sipidi, niba wagiye mu migozi, none se waba udashoboye kurira umugozi ukabwira umusirikare ngo nawe wurire kandi nawe utawushobora? urumva hari ibyo ugomba kuba ushoboye. ni nacyo gituma abasirikari bakugirira icyizere, ni uko ibyo ubakoresha uba nawe ubishoboye kubikora. iyo bitameze gutyo ntibishoboka. ubwo se abasirikari bavuga bati uriya ntabwo ashobora kutuyobora, uriya ntashobora kutujyana ku rugamba, uriya ntashobora kugira gute. nabo barareba uwakubwira ikibazo byateje indani kuko bari kubona igihugu cyose bakiboshye, inzego zose baziziritse kugira ngo zikorere uriya, kandi yatangiye no kwica abantu, nabyo batangiye kubivuga, batangiye kumutoza kwica abantu abarenganya kugira ngo azasimbure uwo se nyakwigendera. harimo ngo n'abatangiye guhunga, ngo harimo n'abofisiye bakuru batangiye guhunga bahungira za Uganda kubera ko umwuka utameze neza. ariko impamvu irumvikana. ariko icyo twavugaga kuri bya bindi turi kwishakira impamvu zatuma bari abantu bavuduka cyangwa bakabirukanza mu minsi 7, iyo nkeka ko ishobora kuba wayishyira kuri number 1. ingabo zitagira umutware, niba ari ukwirirwa mu maguti y'abagore akaba umutware waba ari byo ashoboye, ubundi ari ikigoryi nk'uko bakorana yabitwandikiye, nibayoborwe nta kibazo. ibyo byo turabishimye, tuzabibona mu minsi mike iri imbere. reka twongere twumve akaririmbo hanyuma